Mu giturage kimwe mu gakaritsiye kamwe hiberaga umugabo gusa. Uwo mugabo yabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Gusa igitangaje ni uko uwo mugabo mbere y'uko asohoka hanze nijoro yagombaga gusohokana itara. Yahoraga agenda yitwaje itara buri uko bwabaga bwije igihe yabaga ari kunyura mu muhanda. Umunsi umwe rero ubwo yari atashye agarutse mu rugo avuye gufata amafunguro ahantu hamwe runaka, yaje guhura n'abagenzi bigenderaga mu nzira. Abo bagenzi guhura n'uwo mugabo wabanaga n'ubumuga bwo kutabona, bamwitegereje babona abana n'ubumuga bwo kutabona. Gusa nanone batangazwa no kuba yari afite itara ricanye agenda arimo aramurika kandi nyamara we atabasha kubona. Byarabatangaje, birabasetsa cyane, batangira kubivugaho, batangira kumuseka, bibaza uburyo ki umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona yakitwaza itara mu nzira kandi akagenda ricanye. Umwe muri abo bagenzi yagize amatsiko, arangije atuma begera uwo mugabo, barangije baramubaza uti bite wa mugabo we? Umugabo aravuga uti ni byiza. Aramubaza uti kubera icyo ugenda witwaje itara? Ntushobora kubona ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose kuko ubana n'ubumuga bwo kutabona. Ese ni ukubera icyo ugenda witwaje itara wowe mu nzira ricanye noneho ukagenda umurika? Uwo mugabo wari impumyi cyangwa se wabanaga n'ubumuga bwo kutabona yaramusubije aramubwira uti yego ndi impumyi, mbana n'ubumuga bwo kutabona, sinshobora kugira ikintu na kimwe mbona. Gusa rino tara ubona mfite ngenda ncanye nijoro mu nzira ni iry'abantu mwamwe mushobora kugenda mubona. Ese wakibaza iyaba natwaye iri tara ricanye, wakibaza icyari kuba njye namwe iyo duhura? Baraceceka. Arabwira uti iyaba nacanye rino tara ntabwo mwari gushobora kubona yuko ngewe mbana n'ubumuga bwo kutabona nabasha kugira ikintu mbona, ahubwo byari kurangira mumutaje cyangwa se ugasanga turahuye ndabagonze bibaye ukundi kuntu. Niyo mpamvu rero iri tara ngenda ncanye mu nzira kandi ngiye mbana n'ubumuga bwo kutabona, ni ukugira ngo nimura n'abantu mwamwe bareba baze kubona yuko ngewe ndi impumyi, ariko burize ari ryo riza kubamurikira bigatuma babasha kubona ko mbana n'ubumuga bwo kutabona. Abo bagenzi bakubiswe n'inkuba, baraceceka, bararuca, bararumira, bakorwa n'ikimwaro, bakorwa n'isoni, babura icyo bavuga, batangira gusaba imbabazi uwo mugabo wabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Baravuga uti tubabarire. Ahangaha rero wakigiramo ibintu byinshi, nko kuba wareka kujya ucira abantu imanza utaramenya impamvu y'ibintu barimo cyangwa se ibintu barimo barakora, kuba utakihutira kuvuga ibintu udahagazeho. Ikindi mbere yo kuvuga ukajya umanza gutekereza, nanone kugatekereza kabiri, ukibaza uti se ni iyihe mpamvu yatumye umuntu akora ibi ngibi, cyangwa se ni iyihe mpamvu ubundi ibi byabaye, mbere yo gutangira gushyiraho comment, mbere yo gutangira gushyiraho ibiganiro, mbere yo guseka umuntu ugasanga umuntu ari mu kibazo uraje useka, ntuzi n'ikibazo arimo cyangwa se ntuzi uko byamugendekeye, ahubwo wowe ukihutira kuvuga mbere y'amakuru. Icya mbere manza umenye amakuru, icya kabiri deni ucira umuntu urubanza ariko wamanje kumva amakuru ye. Buri munsi rero mukazajya mukurikirana inkuru zigiye zitandukanye, inkuru zakwigisha, inkuru zagufasha kuri Hozo TV. Icyo usabwa kanda subscribe nawe ujye mu banyamuryango bacu, umunyamuryango wacu mushyashya, tuye tubana kuri Hozo TV anytime. Buri munsi njye mbahereza story zimeze neza kandi ziryoshye. Ciao ciao, love you so much.